gikindu kigihari kiri original hari abagira gutya nabo bakagipirata rimwe na rimwe hari gihe wibesha ukabura kudafata original ukagafata pirate iyo ngendeye cyane kuri Bibiliya navuga ngo hazabona ishano abavuga ngo Imana yavuze itavuze ariko hari n'ibindi bintu abantu bavanga muri Bibiliya nose ngo uyu muntu wasabwaga 300 ngo abihe Imana ngo Imana ibone kundi igira imbaraga zo gukora tuhereze Imana ibone igira imbaraga zo gukora se birakwiriye umuntu ukijijwe arangwa no kwihana ibyaha kandi agatinya ibyaha cyane cyane nibyo agace gakomeye kuduhitamo no kurinda umukristo TV amahema nakomeza kubana namwe ngewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje ahantu hose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakunda cyane bivuye ku mutima ntabakunda cyane bivuye ku mutima sinava kuri Gon RK TV ngo nze nkorere kuri ndi umukristo ndi kumwe na Pastor Laban. Amen amen. Umeze mute Pastor? Turashima Yesu Kristo. Murakomeye ku Gisenyi. Turakomeye ku Gisenyi mu karere ka Rubavu ku Masi. Akabeho kani musanze ko kumva gute? Akabeho kana ko musanze ho birasanzwe n'ubundi. Sanzwe konje. Gwere yo twasuye cyangwa se kuhagera tuba twiteguye ko nakabeho kari butugereho. No umeze muti? Tumeze neza. Tugiye gukorana ikiganiro nizera ko kino kiganiro tugiye gukorana cyangwa se novuga butumwa tugiye gukora hari abantu benshi bari buze kwakiramo ibyabo hari abantu benshi bari buze gukirizwamo mbese hari abantu bisubizo byabo bigiye kuza kubonekerwamo turaza no gufata akanya gato k'iminota 5 tuvuge no ku jambo ry'Imana. Amen amen. Twafashijwemo nawe. Amen. Sinzi abantu badukurikiye mu kanya gatoya tugiye gukora kino kiganiro cyangwa se muri segonda utekereje wakora subscribe na like ndetse na share ibyo bintu byose ukabikora mu bitarenze amasegonda 3 gusa cyane rwose birashoboka kandi ukabukoreye Imana ukabashyigikiye uyu mwanya w'ijambo ry'Imana cyane cyane niba ubonye ibyiza wakwifuza ko mugenzi wabona ibyiza sharinga niba ushaka kuzajya dukurikira ukabanyambere mu gukurikira ibiganiro byacu kola subscribe niba wanadukunze cyane kola like. Hallelujah. Amen amen. Ko tono dutatu twonyine gusa niba ari igitekerezo ugiye kuduha uze kwandika muri comment ikiganiro n'ugisoza nibwo uraza kuduha comment kugira ngo ize kutugeraho uduha n'ibitekerezo cyane. Pastor rero reka twakire mu kiganiro ndumva nta gitangira ubu ngubu tutarasenga reka twakire tugeze isengesho ngaba Kristo birakwiye ko tubanza mbere na mbere Imana kuko niyo tangiriro ni nayo herezo tugomba gutangirana n'isengesho tugasozanya n'isengesho. Mana turagushimiye izina ryawe niryubahwe. Amen. Wabanye natwe mwamuhoraho utugiriye neza ushimiye ko twagera kuri uyu mwanya kuri amasana kuri iminota Mana turagushimiye cyane izina ryawe nirishyirwe hejuru. Amen. Kubwo urukundo rwawe rero turagushimira kongera kuboneka hano kuri kamera zandi umukristo izina ryawe niryowe ko kuri gitangaza. Turagushimira bene data bashiki wacu benda kongera kudukurikirana kuri icano yacu abakristo Mana turagushimiye izina ryawe niryubahwe. Amen. Ngaho data watwese myiza ari byo tuganira bihembura abana bawe bifasha abagaragu bawe abafite bigeragezo ribakomeza abafite intambara ribarwanirire abarwaye ribakize kubw'ubuntu n'imbabazi zawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngano bane nacu mwamudukunda buri wese data mucunguzi myiza mubarakurikira kino kiganiro reka bahabwe umugisha n'Imana isumba byose udufashe utwemerere kandi utwegere kugira ngo izina ryawe rishimwe ngadufashe muri byose ku bwa data wa twese umwana n'umwuka wera. Amen amen. Yego Pastor turakwakira none kuri ndi umukristo TV je nkwakire nk'umuntu ugiye kuyobora ikiganiro ariko kuri ndi umukristo TV ni wawe nyakire kuya ngo nze tubane muri jambo ry'Imana cyangwa cyiza cyane nakanya ko guhugurana cyangwa muri aka kanya ko kuvuga ubwami bw'Imana. Amen. Sibwo turahera he Pastor reka duhere kuri iki kintu dereke kuri iki kintu cyane ko umupasiteri niwe mupasiteri wamenye kuganeza hano kuri ndi umukristo. Yego kuyagira ikintu kivuga insengero zimaze imisi zikinze zifunze zirakinze ndatekereza urabizi ndabizi cyane nawe urafunze cyane cyane nose ngorera mu isi kandi mu Rwanda nyinshi mu insengero zirafunze n'urwangere rwabigendeye rwose rurakanura buri iki bino byose leta isaba
nta na kimwe oya cyangwa cya RGB turagifite dufite byinshi ariko hari biba bitaratunganywa neza. Parikingi irahari ariko si nini. Ariko nanone bigendanye na tere nasade bakumuntu ko ndamodoka yenda ziba zihari ku bwinshi tugendanye n'ingano naho dukorera ibihari uko byagenda kose turi ngo muri 50%. Sound profo urayifite? N'urundi rwego. Nayigira. Uratse ko dufite Yesu kandi Yesu afite byose. Umurinda nkuba nawo urahari. Habura sound profo na parking. Tuwarete zo ntago wakora urusengero na tuwarete. Tuwarete zirahari. Zirahari rwose. Kwigira urusengero tegya tuwarete. Zirahari kandi turarushaho kuzikora neza bigendanye n'icyo leta dusaba. Ubugeze witegura? Tugeze kuri. Base ibi ngibi nubwo nari ndimo kubikubaza nagira ngo numve ko nawe uri mu bantu bameze gutyo. Ibi birasigura iki ko isengero zifunze? Ibico bivuga biradukangura. Biradukangura cyane kugira ngo ubundi kino gihugu cyacu kiri smart. Mbere na mbere ku isuku. Niba rero mu muhanda hanyine imodoka ntoya nini hari isuku. Ahantu hari hose wasanga hari isuku mu rusengero ndagwa ariho hakwiye kuba akajagari cyangwa se yarara. Niyo mpamvu biradukangurira kugira amasuku twagendana n'icyerekezo cya leta. Tutabangamiye leta ariko nabo batatubangamiye tukuzuzanya sadepa ko turi abana b'u Rwanda. Ujye kubangamira byo ntago birimo. Ndahandi badushira kubangamira byo ntago birimo cyane. Oya yenda hari uwareba ku rwego rwe akabona yenda yabangamiwe ariko avuze ikibazo cye neza bikaba hari uburyo byakunda ariko ndabwo umugambi wa leta ndabwo ari ukutubangamira. Oya bakunda Imana turabizi. Buriya mu bintu abanyarwanda tukunda Imana huko uburyo bigomba gukorwamo abarisa naho tugomba gusengera kuko niba ari ikintu dufite no mu Rwanda gikomeye dufite umutekano kandi mu nguni zose harare naho bararebye babona hakwiriye umutekano. Sinzi niba warakurikiye speech ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ko hari abapasiteri bari gukoresha Imana bakambura abaturage ibyabo. Abapasiteri barahari koko? Barahari. Ndabwo najya hirya cyangwa ngiye hino cyangwa nibwe nshakisha barahari. Ariko nagira ngo ntangariza abantu mudukurikiye ubundi iyo hari original haba hari na pirate. Ikintu kigihari kiri original hari abagira gutya nabo bakagipirata. Rimwe na rimwe rero hari igihe wibesha ukabura kudafata original ukagafata pirate. Kandi pirate nayo yutashishoje ibijya gusa na original. No mu Mana barimo yongendeye cyane kuri Bibiliya binavuga ngo hazabona ishano abavuga ngo Imana yavuze itavuze. Ubwo rero barimo bitwaza Imana bakambura abantu. Hari akantu netse ukubona mu minsi yashize kuri YouTube kari gucicikana niba ari umupastor niba muvuga butumwa simbizi harimo ahanurira umukristo amubwira ngo baramuroze ngo ari ibintu za karandizi wabo ngo nibyo bamutongereye ngo bamutanze ngo bimbi ngo 300 ngo none ngo ashake ngo 300 tena ngo azane ngo mu nzu y'Imana ngo Imana ngibone ngo gushobora gukora kuko ese twa dushoboza Imana. Ese twa dushoboza Imana hoki Imana niye dushoboza kandi Imana iraguha ndi mugura. Burya tuguze n'Imana byaduhenda. Byaduhenda cyane iby'Imana dukorera ni kubw'ubuntu bw'Imana. None nawe nyumvira uriya muturage mu bapfumu yagiye kwivuza atangayo 300. No mu rusengero agiye gutangayo ibindi 600 yose. Uyu muntu koko ndi harimo no kumwambura harimo no kumwiba hatabaye mu bwenge. Cyakwa nabwira abakristo nabo ndabwo ari injiji bagiye barebe cyo bakora kuko bamuvuge ngo kino kirakwiriye. Kino kirakwiriye kino gikwiye gukorerwa Imana bino byo ko tumubona n'umuntu wishakiye ndamuze. Niyo mpamvu David Dabane uyu mu minsi yashize navuze kuri Gone Arc TV maze imyaka 25 nahuye n'abantu bakomeye nasengeye abantu badasanzwe iyo ngendanira izina ngo zana
tubone dusenge cyangwa se zana imana ikora ibi imba mfite n'inzu eshanu muri iki gihugu ariko mfite inzu imwe urabizi nayo idakoze neza ntumvise ariko nzarya bikeya ndyame hakiri kare kandi nyurwe n'ikimana ikoze. Abantu bari kuvuga ati bafasha abapasiteri kunda ati abakirisitu bababwiye ati nibahumuke bariho amafaranga yabo bayashyira niba ari ahantu hizewe. Abapasiteri barabahute. Abapasiteri se buriya nanone ikindi kintu navuga hano, umuntu ni mugari kandi Imana ijya kure mu muntu yamuremye mu buryo bwagutse. Burya aburiye hamwe yabonera n'ahandi. Kandi nanone icyo tubwira abakristo, nanjye ndi umukristo yenda ngenda nashumbye, ni nako maze kuvuga mu kanya, urebe ibikwiriye. Ubundi hari ibintu Bibiliya ivugaho neza kandi ikabivuga yeruye ku buryo kubikora biguhesha umugisha. Ariko hari n'ibindi bintu abantu bavanga muri Bibiliya. Nose ngo uyu muntu wasabwaga 300,000 ngo abihe Imana, ngo Imana ibone ikundi igira imbaraga zo gukora. Tuhereze Imana ibone igira imbaraga zo gukora, se birakwiriye? Huko hari ibindi Imana yategetse biriho ngo kuyumvira ngitegeko ryayo. Niba ari icyacumi kiranditse muri Bibiliya, niba ari ituro riranditse muri Bibiliya. Hari nabo Yesu yakizaga kababwira ngo mugende mutange ituro, mugende mushima Imana. Hari n'ababembe 10 Yesu hagaruka umwe gushima. Yesu ababazwa nuko 9 bose bazimiriyeyo ndibagaruka gushima Imana. Ubwo kuvuga ngo ufite uko abaho azabaho. Cyekora yenda ababagaho mu bujura, sinzi uko navuga ngo bakomeze babadufashe cyane, bakomeze babadufashe cyane, babarebe n'ahandi bari burengerere, bari hogiye kwihisha babadufasheho. Ariko ndazi neza ndashidikanya hari abakozi b'Imana David, hari abakozi b'Imana hari 7 bitarapfukamira Bayali, bikorera Imana bitinya biyubaha kandi bishaka kwihesha icyubahiro. Reka twite tunyaruka tujye kuri iki kintu. Muri iyi minsi bari kugira ibintu babasaba kugira ngo mwuzuze ibisabwa babafungurire. Hakozwe amagurupe menshi y'ama WhatsApp, y'ama Facebook, uburyo bwinshi butandukanye bwo gukusanya amafaranga. Ubu basanura izo nsengero, ariko ngo bamwe ngo ntago ziri gusanwa. Kandi barakoze ama WhatsApp no groupe yo kutwerera kugira ngo insengo zisanwe. Wabivuga iki abapasiteri bo basabwa iki ibyo bintu wabivuga iki? Gusa nacyo turi kuvuga, buriya niba ukoze iyo groupe yo gukusanya imisanzu yubaka urusengero cyangwa se ifasha urusengero, none yenda baba Kristo bari kubikora bakabona bya bintu ndi byakozwe, bagiye bashaka aho babariza. Bagiye bashaka ko babariza ibintu twatanze ko bitakoze icyo twabitangiye. Abo bapastori rero bihangane rwose, bagiye bagaragaza ibikorwa abakristo bakoze, babibatangarize. Kwanza umukristo iyo yatanze sima akabona ya sima yakoze biramushimisha, iyo yatanze indebe akabona ya ndebe yagozwe iri hariya biramushimisha. Ikibabaza rero umukristo ni ukubona ari ikintu yatanze ngo gikore kuri ya nzu y'Imana, nawe asengera ahantu hameze neza, yenda akabona bya bintu ndi byakozwe. Yenda mu bashinzwe amadini n'amatorero, kuko mu mirenge babamo, mu turere babamo, mu gihugu babamo, bazadutorere n'urundi rwego ubwo abakristo bagiye basanga umuntu nguwo mu rwego rw'itorero. Babaze twebwe iwacu yenda tumaze gukusanya miliyoni 5 ariko ntacyo zakoze, nguhagarara amadini uzatubaririze umushumba wacu. Nawe ugiye kuvaho cya kintu nabo bajye bashaka abantu bakuza kubaza ibyo bintu, ariko banatange n'umusoro. Yenda ibyo musoro byo yenda birandenze, kuko nzi ko idini ni umuryango udaharanira inyungu. Umuryango udaharanira inyungu. Ubwo rero yenda ni nabyo nanavuze, bayabona mu buryo butemewe. Ni nabyo nanavuze, hari abantu baduhagarariye mu nzego z'imirenge, z'uturere, z'igihugu, yenda nibo bazicarana n'ababishinzwe, nibemeza ko imisoro igomba kujyaho tuzayoboka.
none tuzayoboka kuyitanga muri tayari nibemeza ko imisoro ishobora gutanga bazayoboka none se iyo amazi yerekeye niyo amabuye niko bimeze rwose niba byemeza tuzayoboka bikorwe neza kandi bigendanye na buri tere ya buri rusengero kuko hari insengero zo mu cyaro hari izo mu mujyi hari ziba zigitangira kimwe nuko muri leta nayo bajya guca imisoro hari abantu bagitangira ubucuruzi hari uburyo nabo babatwara hari abamazemo uburambe hari uburyo babatwara ibyo nabyo nabo bazashaka uburyo babyiga ariko kandi tuzi neza ko bitazatubangamira kuko turafite leta yakunda abanyarwanda kandi abanyarwanda muri rusange dukunda Imana icyo twasabwa cyose twagikora ariko Imana ikahabwa icyubahiro akantu k'imisoko kageze ati birandenze cyane ariko ntacyo ubwo bikurenze bwo hari Imana izabigenza n'ibikora abayobozi bayo bagapanga ikintu cy'imisoro izagira wenda pasireka tujye kuri iki kintu abakristo bameze ute batari gusenga muri iyi minsi abakristo keretse yenda wari utabihagazemo neza ariko abari babirimo neza bari gusenga bari gusengera hehe kuko njye mu masomo nize cyangwa mu nyigisho nize hari ibicaniro by'imiryango ndatekereza umukristo aba mu muryango akabona kugera mu rusengero agahora n'inyigisho ya pastori ariko mu muryango igicaniro cy'umuryango papa mama n'abana aho ngo iyo bigishijwe neza bari gupfukama bagasengera iwabo kandi na n'uyu munsi hari uburyo bwabo turi mu gihe cy'iterambere twashinga n'amagurupe ku ma WhatsApp cyane ngiye pasire ngabiwanje abakristo twakora WhatsApp ijambo nateguye ngabigisha ijambo ry'Imana n'icyo kibazo cyagarutsweho ngo none abapasire ko birukanye mu nsengero ne bashinga amatora muri ku buryo bwa online zabigenza ute buriya ko basenga mu nsengero bagashinga amatora ku buryo bwa online muzabigenza yenda nabwo yenda hari uburyo bazagira uko babigenzura kandi ubwo buryo nabwo bwabaho ugasanga nabwo buri kwiba abaturage yenda bakomeze badufashe yenda bagiye batubera amaso ariko ntabwo ari twese barebe rwose abantu ngabo ariko n'abandi njya numva mu cyifuzo cyanjye umuhamagaro ni wogere umuhamagaro ntushyirwe hejuru n'uyu murimo wacu rero harabihamagaye ariko hari n'abandi bahamagawe n'Imana kongera base nda buryo habaho urwego umuntu uzi kumva umuntu wahamagaye ku buryo ajya abanza kumukora test abati we warahamagaye ibyo ugiye gukora bihamagariwe n'Imana ariko banabishyizeho bavuze ati wabyize wize torosha burya yahamagawe n'Imana hari n'abaza kubariye hari n'abajya kuziga hagira ngo nuko akubita rwose abone uburyo reka teoloji ndabyo duhamagara ndano bwo duhumugiza cyakuri duho bumenyi duha ubumenyi tukamenya ibyo twigisha ariko ntabwo ari iduha umuhamagaro kuko unarebye ni nacyo kikiri gwenda zanasaga nuko abantu basohoka teoloji batubumenyere na Bibiliya namaze kuyiga nayikamiritse igisigaye niki ndajya gutangiza Grise ndajya gutangiza Grise nararishe ndiga ubu rero ngomba gutangiza Grise nanjye ngatangira ngagaruza ku byo natanze ndi kwika reka tujye ku kibazo cyanyuma ku ibintu by'insengo tugiye mu kuvugana mu bindi bintu iki kintu abakristo dusabwa cyangwa bemera Imana icyo basabwa barasabwa gushishoza bakareba uwo basengana nawe ubundi Bibiliya iravuga ngo ndabajyana batasezeranye ubanze umenye ngo ese pasiteri ngiye inyuma ye nganganirije ijambo ry'Imana arava hehe ari kujya he ese yarahamagawe dufite ubuhamya bwe bwiza hari ikintu nakunze kugaruka uvuga ngo imbuto ese izi mbuto ze ni nziza ese nubwo tuyoboye objective yiwe irerekeza iri kutujyana mu ijuru bundi abakristo ndego yacu no kujya mu ijuru yego ndego yacu no kujya mu ijuru ubundi tukagira imibereho myiza mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'ubugingo ariko number 1 nuko turi kujya mu ijuru
igihe rero tugitinze hano mwese nuko tuzagira imibereho myiza, abantu bakamenya, bakagira icyo gukora, abantu bakagira ikibabeshaho, kuko roho nzima mu mubiri muzima. Yego pastor, reka tujye ku kindi kintu cy'ikibazo kimwe cyangwa se ibibazo bibiri. Weho umaze igihe kinini ukijijwe, ariko hari n'abari gukizwa ejo, niba ari bo bari kuduteza bino bibazo simbizi. Ibibazo byo muri iyi minsi simbizi, ugasanga uwakijijwe kera kuvuga ati buriya n'abana, wenda ngubu akaba ari nk'umuntu ukijijwe vuba akatangira agahanura, uwakijijwe kera akavuga ati urara cyaharaye guhanura. Bivuga ko ibyo bintu icyo bivugaho, bose birashoboka ko bahanura kandi bagahanura bivuye ku Uwiteka, birashoboka ko bavugira Imana kandi bakavugira Imana, kuko njyewe ntabwo najya gupinga umuvugabutumwa Imana izamuye uyu munsi. Oya, kuko nzabanza mwumve, sadepa ko njye mbitemo n'ubunararibonye, nzabanza mwumve ahari gukora amakosa ku buryo anyemereye namuhugura, nuko n'abantu b'iki gihe nabo batakikemera kugirirwa inama, ku buryo namugira inama, namara kumugira inama batumva ari tugiye gukorera Imana gutya bigenda, simupinge ahubwo ngaba namuhugura ngamugira inama. Noneho nawe uyu munsi nanjye ndapinge njyewe wa kera batoya bariya ntacyo bamaze, bari mu mandazi, twebwe turi mu mavuta, abari twe mu oya. Ubundi umwuka cyangwa se imbano z'Imana ziruzuzanya. Iyo haje muri gupingana, Satani aba yinjiranye bariya abantu, ariko umwuka w'Imana uruzuzanya. Sadepa ko twese tuba twubaka bimwe, tuba twubaka ubwami bw'Imana. Ubwo rero abari kuvuka uyu munsi ntibubahwe, ariko niba bari kuvuka nabi, niba bari kuvuka nabi bakica ibintu, twebwe bakuru nicyo tubereyeho, tugomba kubafasha babitukundiye. Ariko pastor, reka tujye mu ijambo ry'Imana, dufate ya minota mike twaganira bihagije, ndatekereza abantu bagiye bumva, ariko turaga mu ijambo ry'Imana. Reka tuvuge ngo ku bintu bibiri biranga umuntu ukijijwe, tuvuge bitatu. Yego, tujye twinjira mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ushaka tubashyaho ibisobanuro byinshi, ushaka tuvuga ati kino kintu kiranga umuntu ukijije, ikintu cya kabiri nacyo kiranga umuntu ukijijwe, ikintu cya gatatu kiranga umuntu ukijijwe, kugira ngo uyu muntu udukurikiye niyisanga ibyo bintu abifite, amenye ko akijijwe by'ukuri. amen. Gutaha tuzagaruka tuvuga ati iki kintu kiranga umuhanuzi nyakuri, iki kiranga umuhanuzi nyakuri, iki kiranga umuhanuzi wa nyakuri. Yego, nidusanga ibyo bintu umuhanuzi abyujuje, azamenye ko avugana n'iki? N'Imana, kahamanya n'umwuka w'Imana. Amanya n'umwuka w'Imana. Reka tujya ku muntu ukijijwe. Icya mbere pastor, umuntu ukijijwe arangwa no kwihana ibyaha kandi agatinya ibyaha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yego, akarangwa no guca bugufi kandi akemera guhugurwa. Icyo ni icya kabiri. Kare ibintu bikazira, kwihana ibyaha ugatinya icyaha. Yego, iki kintu abantu kibaho twese twacyubahirizaga, niyo twakwishyira hejuru. Icya gatatu, guca bugufi. Icya kabiri, guca bugufi kandi akemera kugirirwa inama. Pastor, muri iyi minsi byarakaza ati njye nakijijwe kubwa wenda ntacyo twavugana. Twavugana iki? Tubura umwana. Iteka ryose umuntu w'Imana aba afite inyota, abashaka uwamurusha ubumenyi ngo amwigireho, abashaka uwamuha ubujyanama ngo amuhe umurongo. Ati njyewe pastor ni gute njya gushora umukisi ngenda n'amaguru? Ntabwo bibaho, ni bwa butubuzi bari kwita batuzanira. Icya gatatu rero, akagira imbuto ziranga abakozi b'Imana. Cyangwa se niyo ahubwo bose si abakozi b'Imana, natwe twese turi abakozi b'Imana, n'umukristo si umukozi w'Imana. Cyane. Cyangwa ziranga abana b'Imana. Imbuto ziranga abana b'Imana. Reka tubishyire gutyo, imbuto ziranga abana b'Imana. Ziranga abana b'Imana. Ahambere muri famiye, mvuze mu muryango, kwa mugore we cyangwa kwa mugabo we, mu bana aho ni mu rugo. Aha kabiri ahatuye, ahatuye. Noneho aha gatatu ni rusange. Kuko imbuto za mbere na mbere ziboneka mu rugo, mu muryango. Yo mu muryango madama kuri abatari kumana ari kujya guteka umutwara besha, ibi bintu uko bakarara barwana, izo ndambuto abana babona papa bakihisha, kandi nitwa umukozi w'iki w'Imana. Imbuto abandaza ugasanga aho utuye, dore wamona ratamutse, tugomba kugira imbuto mu muryango aho dutuye,
ubundi zikarenga aho dutuye zikaba imbuto rusange. yego umuntu dukurikiye ibi bintu ntubyisangaho uzaba uri umukirisitu nyakuri. Kwihana ibyaha ugatinya icyaha, guca bugufi ukagirwa inama cyane. icya gatatu kurangwa n'imbuto ziranga abana b'Imana cyane. Ahambere mu rugo kuko buriya madamu wanjye azi ko ngijijwe cyangwa ko ndakijijwe. Abana banjye buriya nibo bazi ngo papa arakijijwe cyangwa ndabwo akijijwe, bigendanye nuko mbanye na mama wabo nuko nabo mbanye nabo mwikaritsiye nonaho nuye. Abo nibo bazi ngo uyu Rabani pasiteri arakijijwe cyangwa ndabwo akijijwe. Niyo mpamvu aho rero ni nabo buhamya bwacu bwibereye. yego ibi bintu bitatu nusanga ubyujuje uzaba ukijijwe nyakuri. Gukizwa cyane so kujya mu rusengero ukikebagura ngo urugusenga, so gufata ibihe by'iminsi 5 ngo nibwo ukijijwe, gufata bibiri y'igitabo n'indirimo ngendo byikoreye. Ni byiza biri nibidufasha ni jambo twabijya ariko bikaturuhura. Ariko si ugenda byikoreye ni byiza ko bitwara, ariko si ugenda na bayimbo mu ntoki kundi wereka abantu kukije. Reka sino kubyandika ku gahanga. Gukizwa cyane sino kubyandika ku gahanga. Oya. Kwizwa cyane si kwambara ngo babone ko wambaye birebire cyangwa ibigufi. Cyakora hari bidutesha agaciro. Hari bidutesha agaciro. Urakijijwe ariko ufite ibyagutesha agaciro. Yego. Ako nakandi. Ugomba kwambara ariko ndi wambara ibigutesha agaciro. Ariko ndi bivuze ngo wambara imyambaro muri 30 kandi turi 2024. Ntago byashoboka. Iki kintu kiramfashije. Basi reka tujye mu jambo ry'Imana. Twagiye muri ya minota 5 dusigaje inyuma. Imana ishimwe cyane, Urakoze David, nicyo tugukundira nuko tubaza byinshi ariko ijambo ry'Imana ndurisiga inyuma nukuri naryo ukarigarukaho. Bino bintu tujya tubigukundira cyane, reka mvuge ngo Imana iji kuduhera umugisha iteka ryose. Reka turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara mu gice cya 27. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 3. 27 turasoma duhereye ku murongo waho wa 3. Haratubwira ngo data yapfiriye mu butayu kandi ndi yari mu iteraniro ry'abiteranije kugomera Uwiteka. Bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ndi yabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye abahungu. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Serefohadi baburanye by'ukuri, tuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se. Uzatume baragwa gakondo ya se. Akiri ijambo ry'Imana mushiki wanjye na mwene data. Iri jambo ry'Imana riragutse nirirerire nirinini, tuvuze ngo turivugeho cyane n'amasaha ngahe yoshira. Icyo nshaka kumvikanisha nuko Imana itakwibagiwe, nuko Imana itagutereranye, nuko Imana itazaguhana, nuko Imana itazagusiga. Irakuzi mu bitekerezo, irakuzi mu migambi yayo, irakuzi mu buntu bwayo. Aba ni abakobwa b'umugabo umwe witwaga Serefohadi. Uyu Serefohadi abarwa nk'umuntu wagendanye na Mose igihe bavaga mu Egiputa berekeza i Kanani. Bageze rero mu butayu ibintu byaje kuba bibi cyane. None ngo bamwe barimo bakora bagomera Mose, baramurwanya, bagomera Uwiteka, baratangira bapinga Mose intumwa y'Imana, umukozi w'Imana. Noneho Serefohadi we yubahaga Imana, yagendanaga n'Imana, ariko akaba yari yarabyaye abakobwa gusa.
ariko mu mateka ya kera abaragwaga gakondo cyangwa bahabwaga imigabane kwa se bari abahungu, abakobwa bo bakaviramo aho. none ngo igitondo kimwe uyu musaza Serefuhadi aba arapfuye. Amaze gupfa abavukana na Serefuhadi batwara umutungo we. Bamaze gutwara umutungo we baravuga bati bwatabyaye abahungu n'imitungo ye turayijyana, bagabira abandi, ariko umugabane wa Serefuhadi nabo bashaka kuwutwara. Abakobwa be rero barahaguruka, Mana ishimwe cyane, barahaguruka aho ngo turabizi data yahagurukanye na Mose mu Egiputa, mu butayu baragendanye, yubashye Imana nubwo yapfuye, ariko yapfanye ibyaha bye n'ingeso ze n'imiterere ye no gukiranuka kwe, yapfanye nabyo. None uyu munsi koko ngo nuko data atabyaye abahungu, akaba aratubwiye turi abakobwa batwima umugabane wa data. Abakobwa rero barahagurutse, bamaze guhaguruka basanga umukozi w'Imana Mose, bamye nyakubahwa Mose, ikirego cyacu giteye gutya, bari kutunyaga mugabane wa data, ngo ntabwo baduha gakondo ya data, yaturaho nginzerereze, none wadufasha ukatugira inama y'icyo tugomba gukora. Urazi ko data mwaragendanye, kandi data ubwo Kora yagomeraga Uwiteka agashaka kugupinga, data we ntabwo yahagaze mu iryo teraniro. Yubashye Imana, yubaha n'uwo yatumye, ntabwo yahagaze mu iryo teraniro rigomera Uwiteka. None ko ndacyayagucumuyeho, akaba ndane cyacumuye ku Mana, ni iki kidukuza mu gitabo? Ni iki gituma tutabona umugabane wa data ngo tubone gakondo ya data? Mose umugaragu w'Imana arumvira, rabati mutuze ejo nzabasubiza. Mana yacu ishimwe cyane. Icyamba abantu bakajya batuza, icyamba abantu bakajya bategereza Uwiteka. Mose ndakene muri we yakoze, yafashe bya birego aragenda imbere y'Imana ati nyakubahwa Imana, hari abantu bimeze gutya bimeze gutya bimeze gutya, none ko bambaye bino birego ni iki ndi bukore? Turashimira Imana itarobanura ku butoni, turashimira Imana itarobanura ku butoni, turashimira Imana itareba ku bugufi, itareba ku burebure, itareba ku moko, itareba ku myaka. Hoci kugiriye neza, ikugirira neza iri Imana, kandi ibyikora ikabikorera kuyubahisha. Imana isubiza Mose namubwira ngo genda. Abakobwa ba Serefuhadi baburanye by'ukuri, ibyo bavuga ni ukuri. Ni iki kibimisha gakondo ya se? Nuko se bavutse ari abakobwa? Ni nge Imana irema abakobwa, ni nge Imana irema abahungu. Kuba baravutse ari abakobwa ntibabizira ngo bitume babura gakondo ya se. Mose ashimira Uwiteka, aragenda abwira abakobwa ati muhumure, ikirego cyanyu cyumviswe, n'Imana cyumvise neza, yabyemeye ko mugomba guhabwa gakondo yanyu. Nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, ngana ku musozo, ndagira ngo ubwire ni ushobora kuba umaze imyaka mu bupangaji, ushobora kuba umaze imyaka ndakazi ufite, ushobora kuba umaze imyaka uri umushomeri, ariko uko byagenda kose hari gakondo Imana yagusigarije, hari gakondo Imana yakubikiye. Ikirego cyawe, urubanza rwawe, ushobora kuba uri mu rubanza, uri mu butane, uri mu bunyage, barimo barakunyaga, baragutwara imitungo, uri mu rubanza, baragutwara amafaranga n'ibindi bitandukanye, ariko nakubwira niba uri mukore, hari Imana iburanira abana bayo, hari Imana irengera abana bayo, nawe Imana ikurengere. Ntabwo nzi situwasiyo cyangwa ikibazo urimo muri iyi minsi ngiyi, ariko nagutangaza ngo ubwira ngo niba uri mukore, humura urubanza rwawe Imana yamaze kurwumva, humura urubanza rwawe Imana yamaze kurwakira. Itegura uraje ubona igisubizo kandi cyiza kizaguhesha icyubahiro, n'Imana kikayihesha icyubahiro. Turashimira Imana itatwibagirwa. Mana ishimwe cyane. Buriya abantu Imana kandi inshuti z'Imana, iyo baye Imana ireba aho tuvuka, nta nubwo twambaye gutya twambaye.
yobaye Imana ireba ibyo twanyuzemo kugira tugere hano tugeze. Naha twicaye ntabwo tuba tuhicaye, ariko Imana itarobanura ku butoni ngo kiranirwa ngo yibagirwe imirimo iyo ngiyo iyaburaniye bari abakobwa kabavugira, nawe uraje kuvugira. Umaze iminsi usa naho nda muntu ukumva, mu muryango ndi bakumva, mu kazi barakwanga barakurwanya, aho ucururiza bagerageza uburyo bwose bagusubiza hasi, ariko mu izina ry'Imana isumba byose humura, uriho mu migambi y'Imana, uriho mu gushaka kw'Imana, uriho mu buntu bw'Imana, uriho kuko Imana yabishatse. Imana izakugerera neza, Imana izakurwanirira abo bakurwanya. Igitondo kimwe bazaca bugufi ku birenge byawe, abo ngabo ndetse bashaka kutabaho oya bagomba kubona ukabaho, kandi Imana izagutabara bagihari kugira ngo babone ko batashobora kurwanya umugambi w'Imana, kuko umugambi w'Imana ni mugare ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ni munene ku buzima bwawe, kuko lezenime, kuko ndabyo Imana yakuremye mu kwibesha, ndabwo ari imbanuka yabaye. Imana nakuremye yateganije n'ibizokubeshaho, yateganije n'imyenda uzambara, yateganije naho uzatura, yateganije n'amashuri uziga, yateganije n'umugabo uzashaka, yateganije n'abantu uzabyara. Buri kimwe cyose Imana iragiteganije. Nagutanza ngwibiranirayo, humura, haracyari ibyiringiro, haracyari ubutabazi. Iyavuganiye bareya nawe iraje kuvuganire, iyarengeye bareya nawe iraje kurengere. Mana twegere kandi tindane natwe. Kuyu murongo wa 5 hatubwiye ngo maze ashira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wase, uzatume baragwa gakondo yase. Nawe humura, Imana iguhe gakondo. Nawe humura, Imana iragutabaye. Nawe humura, Imana iguhe gature. Nawe humura, Imana irakuvugiye. Bya bindi wari umaze iminsi usengera, bya bindi wari umaze iminsi ubwira Imana, bya bindi wari umaze iminsi wibaza ati ese Imana bizagenda bite, humura, hari inzira Imana iciye zo kubaho kwawe. Tekana rero, ugire amahoro imbande zose, hari Imana ikurebereye. Ndasoje, akira neza ijambo ry'Imana. Mwama kwishimire kandi akindane nawe. Tugushimiye kubw'ijambo ryiza tugejejeho. Abantu bari buze gukina nimero yawe baze kureba munsi ya titre y'ikiganiro, turaba twayapininze kese niba ashaka kuyitanga ku bushake bwe. Nawe twayitanga kuko nimero yacu ni 078 24 53 8 2 ibihari no hasi aho iyo amaze ugera kunoza ujye uyibona. Ariko Uwiteka abaho umugisha, turasenga twubaha Imana. Hari igitekerezo watwungura waduhamagara cyangwa twandika muri comment, cyangwa se ko dusengana tugasengerana, Imana yakigabwe cyubahiro. Cyangwa se hari ikibazo wagize cyamatsiko, turahari ku bwawe, turahari ku bwanyu kugira ngo dukomeze tuganire, ubwambi bw'Imana bukomeze bwaguke muri twese. Sawa rero, Imana ibambere umugisha. Yego, takushime cyane nkuko nakomeje kubabwira, gahunda ni yayindi gukora subscribe na share na comment. Amen. Yebaye ngombwa hari n'igitekerezo cyangwa n'inama watugira. Amen.